nanone dore umwaka urashize kandi uwundi uratashye, twongere twishime tunezerwe, dushimire Imana Nyagasani ikiduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo. Umwaka mushya muhire. Ntangiriye kuri iyo ndirimbo nubwo ikigenderewe ntabwo byari ijwi cyane, byari message, ariko n'ijwi ntabwo ari naryo rirabaye. Buriya njya numva bavuga ngo umuntu wese ushobora kuvuga aba yanaririmba, buriya nuko bigenze, ariko ntabwo ndi muri abo ngabo naririmba. Hanyuma rero bakunzi bacu b'Ubumwe News TV, bakunzi ba Mukazayire Yuyu by'umwihariko, ndetse n'inshuti z'umuryango mugari nyine wa Ubumwe News TV, mbahaye ikaze nanone. Hanyuma mbiseguraho nari maze iminsi ntakora ibiganiro kubera impamvu nyinshi z'ubuzima zitandukanye, habayemo ibyago byinshi. Nimvuga ibyago mu minsi yatambutse, by'umwihariko ngewe nabuze, nagiye mpura n'abantu benshi nabuze, hanyuma bikaba ngombwa ko rimwe na rimwe ubuzima n'izindi nshingano nyinshi bidahita binkundira ko nkora ikiganiro nk'uko byari bisanzwe. Ariko ndabashimira ko mwabanye natwe, bamwe bakaza kumbaza yu byagenze gute, n'abandi ba hafi bari bazi ibihe ndimo nyine, kuko bakavuga uti wenda niyo mpamvu twabibonye ntabwo byakunda. Hanyuma by'umwihariko hakaba hari mu minsi yashize, ni nyuma ya Noheri, yego ni nyuma ya Noheri ndibaza, nyuma ya Noheri kuri 27 nibwo umuvandimwe cyangwa umusangirangendo, umunyamakuru mugenzi wanjye Pascal yashyinguwe, yapfuye mu buryo butunguranye. Abantu benshi bagiye babyumva, ndetse yari afite ubukwe, kuko umunsi yari afite ubukwe niwo munsi yasezereweho, ariko nta kundi. Niyo mpamvu ntangije iyi ndirimbo. Mu busanzwe ino ndirimbo ifatwa nka sekirangira ngo ntabwo ari muri gospel, ntabwo ari muri za zindi ziramya no guhimbaza Imana, ariko nabyo birimo. Mbese uyu muhanzi yahanze ino ndirimbo byose arabivanga kugira ngo buri muntu yisangemo, ikaba ni indirimbo ihoraho y'umwaka, isoza umwaka mu Rwanda cyangwa no mu bandi bantu bumva Ikinyarwanda. Niyo mpamvu nyihereyeho, ariko shaka kuvuga I mean it. Ibyo ndi gukora nyine, ibyo narindirimbye muri iriya ndirimbo, si ukuririmba gusa, ahubwo ndabihamya kugira ngo umuntu wese nonaha waba uhagaze akiri muzima, nyine dushoje umwaka. Uyu munsi ni tariki 31 z'ukwezi kwa 12, ni umunsi wa nyuma w'umwaka. Rero ni umunsi uba ukomeye kugira ngo umuntu agihagaze nonaha yabishimira Nyagasani, kuko byanze bikunze nta muntu wanga ubuzima, nta muntu wanga ubuzima. Niyo mpamvu wapfuye nyine tubifata mu bintu byabaye negatifu. Ngiye mpora mbabwira ko ndi umukristo. Hari ijambo cyangwa ni ijambo bavuga ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu, ngo ku mukristo wese w'ukuri. Ibyo hari ukuntu bijya birenga ibyiyumviro byanjye, kuko ntabwo nari napfa nyine ngo ngende mbabwire ngo koko ni inyungu. Was nice, ntabwo mbizi. Ariko hano ku isi muri ubu buzima tubaho nyine, iyo umuntu yapfuye biba byagiye mu bintu bibi, mu bintu byamubayeho bitari byiza. Ariko abapfuye bose Imana ibahe amahoro n'imigisha, baruhuke neza nyine, bagubwe neza muri ubwo buzima bundi. Hanyuma rero uyu munsi nabwo nubwo mbibabwira gutyo, ntabwo byari byoroshye cyane ko mpita nza nkakora ikiganiro, ariko numvaga ari mbifite mu nshingano, numva ngomba ibintu byose byari bihari, inzitizi zose, ariko ndavuga byanze bikunze ngomba gukora ikiganiro kigufi cyangwa kirekire. Hari igihe nangira nzi ko kiri bube kigufi bikarangira ari kirekire, ariko it's fine, ni cyiza. Uyu mwanya ndashaka ko tuganira ku bintu bitatu gusa bishobora kugufasha kuba successful, cyangwa
gutsinda, kugira umwaka mwiza, kugira umwaka mwiza. Ubwo reka mbyite umwaka nyine wa 2025, 2025. Uyu mwaka tugiye gutangira, ni kenshi nibyo nababwiye, turashimira Imana. Akenshi abantu bose iyo umwaka ushoje, n'umuntu ufite ikibazo adatekereza neza ariko afitemo akenge gake ko gutekereza, cyangwa n'umuntu ufite intege nkeya cyane wenda z'ubuzima arwaye, ariko iyo ageze ku itariki akamuvinga, agasimbuka, akava mu mwaka umwe akajya mu wundi, eta yaba arimo yose, situation yaba arimo yose, ni igitangaza. Rero bibaho kenshi abantu iyo umwaka ugiye gutangira basetinga goals, bashyiraho intego, akavuga mfite izi ntego, ariko hari n'igihe bidakunda, hari n'abatabishyiraho gusa, ariko mu mutwe akagendera mu kigare ngo gutya na gutya bizagenda gutya. Uyu mwanya rero ngiye kugufasha ibintu ibi gusa 3, ntabwo ndi bukubwire byinshi, hanyuma ibi nubishobora uzaba successful. Umwaka tugiye gutangira, turi butangire mu masaha make cyane, uzagenda neza cyane. Hanyuma ikintu cya mbere nuku prioritiza, cyangwa guha agaciro cy'ibanze, gushyira ku mwanya wa mbere ubuzima bwawe. Nimvuga ngo ubuzima bwawe, ni ubuzima hano tubona nyine, ari ubuzima hano inyuma ubona no mu mutwe. Nimvuga ngo inyuma ni kwa kundi, apana babantu bahora bataka, uhorana umunaniro, uhora nabi nyine. Ubuzima bwiza umuntu ashobora kubwumva, iyo niyo physique. Hanyuma hari mental, ukavuga uti mu mutwe bimeze gute. Nimvuga mu mutwe, ni ibintu byumvikana. Mu Rwanda dufite imibare myinshi y'abantu mu myaka yose, n'urubyiruko ruri hejuru rufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Ubuzima bwo mu mutwe butameze sawa, bafite indwara zo mu mutwe, harimo za stress, harimo stress harya tuyita gute, umuhangayiko, ntabwo nibuka ijambo mu Kinyarwanda tujya dukoresha, ariko hari amagambo twamaze gufata mera nk'ikinyarwanda. sorry, hari amagambo yamaze kumenyerwa nka stress, umuhangayiko. Ukabona umuntu ahorana umuhangayiko, ushaka uburyo. Niyo mpamvu hari igihe mu Rwanda bajya babwira umuntu ngo urumva ngo hari ukuntu ukeneye kujya gushaka inzobere mu buzima bwo mu mutwe ngo akuganirize. Abantu bafite ihungabana rirenze, ariko ukumva nkaho bitamureba. Muri uyu mwaka mu bintu bya mbere ni ubuzima. Hari korali ndibaza ni Alarme cyangwa ni Chance na Ben bararirimbye ngo ubuzima ni ubwa mbere. Ifeza n'imyambaro n'imigisha yabariho, ibyo bindi byose wumva wifuza kugeraho, banza ushaka ubuzima bwiza, kandi ubwo ni mu mutwe no mu mubiri. Ukavuga uti meze neza. Hanyuma rero ingero z'ikintu ushobora gukora muri uyu mwaka, ukavuga ngo guhera uyu mwaka ku itariki ya mbere, cyangwa tuvuge ya mbere, birashoboka ko wahera umundi ku munsi wa mbere, kuko ibi bintu nabyo byo gushyiraho intumbero cyangwa goals, cyangwa ijambo hari ukuntu ryanga kuza vuba, ariko gushyiraho gushyiraho imigambi, ugashyiraho imigambi, hari igihe byanga kuko utahise ubifatiranye. Ariko wumvishe ngo uyu mwaka ntangiye uyu mwaka ku itariki ya mbere, ugahita ugendana nabyo, birashoboka cyane. Nk'urugero ukavuga uti ngiye kuzajya nkora imyitozo ngororamubiri. N'urugero, mu minsi yashize nari ndiho mbwira abantu hari uburyo bwinshi ushobora gukora exercice cyangwa utwitozo ngororamubiri.
si ngombwa kujya muri gym, nibyo nahoze mvuga, si ngombwa kujya muri gym, no mu nzu n'ahantu hose uri, buri muntu iyo wabitekereje gusa ukabishyira mu mutwe wawe uvuga uti ngomba kugira ubuzima bwiza, nibura ukarwanya ibishoboka byawe byose, ibindi ukabiharira umuremyi. Mpora mbivuga kuko hari n'igihe umuntu akora effort ze zose ariko bikanga. Okay, ariko nibura abanza ukora ibyawe, bibe mu ntego, kurya jambo nashakaga, bibe mu ntego ushaka, uvuge ngo mu ntego mfite muri uyu mwaka ngomba kugira ubuzima bwiza. Numara kugira ubuzima bwiza, ibindi byose ushobora kubyubakiraho, ariko nta buzima nta kihari nyine, nta kintu wabuha ufite. Hanyuma ushobora kuvuga, ndi kubaha ingero z'ikintu umuntu ashaka gufata. Tujya tugira abantu benshi batanywa amazi, akakubwira ngo bana we ngo amazi ngo sinjya nshobora kuyanywa, n'uwo muganga yandikiye, kuko hari uwo wumva ukamubwira ngo wanga kunywa amazi uzayanywa muganga yakwandikiye, kuko ibyo ntibisubirwaho. Ndibaza buri muntu abizi, mukuru wese, ko kunywa amazi ari ingenzi, ariko ugasanga hari umuntu yanga ntashiremo n'imbaraga. Mu ntego rero ushobora kwiha ukavuga ngo uyu mwaka wa 2025 2025 nzakora iki, nzajya nywa amazi. Ukareba imyaka yawe, ukareba ibiro byawe, ukavuga uti nkeneye aya mazi mu mubiri wanjye, nibura nzajya nyanywa. Ibyo nabyo biri mu ntumbero ushobora kuvuga. Reka mbakopeze ikindi kintu. Hari ikintu cyitwa kuryama. Normally bavuga ko umuntu kugira ngo umuntu uryame amasaha neza aba ari between 7 hours na 8 hours, 7 n'umunani. Ariko ikibazo kiba hano hantu, usanga abantu benshi cyane abantu b'i Kigali, ukumva ari kukubwira ngo umwana we ngo se waryama gute, ngo i Kigali nta uryama. Wajya kumubaza nk'ikintu yakoraga ugasanga byari muri hobby, ni muri bya bintu nyine bimushimisha gusa. Wenda yarebaga movie, filme, wenda yakinaga amakarita, yari yasohotse, cyangwa afite utuntu tutari tw'agaciro kurusha uko aryama. Ibyo rero biri mu bituma ugira ubuzima bwiza, ukavuga okay, naryamaga amasaha ane. Icyo ndi kuvuga nuko birashoboka, ubu buzima nyine uko budutwara, hari igihe condition z'ubuzima ubayemo biba bitagushobokeye. Vuga ngo okay, it's fine, nta yandi mahitamo ufite. Ariko mu gihe uzi ko ufite plan ABCD, ushobora kuvuga ngo nkeneye kuryama nkaruhuka nibura amasaha 7 n'umunani. Ishobora kuba ari mu ntego, ugayisetinga ari ukavuga uti nkeneye kuryama, kandi ukaryama kuko ukeneye kubanza kugira ubuzima bwiza. Mu ntego wihaye harimo kugira ubuzima bwiza. Niba bidakunze, hari n'igihe ushobora no gusezera akazi. Niba ufite plan B cyangwa CD, ukavuga aka kazi se gatuma ntaruhuka, no, I leave it. Nihaye intumbero ko uyu mwaka ngomba gukora iki ngiki, kandi ukabigenza gutyo. Izo rero ni ibintu ushobora kuvuga ngo ntangiranye n'uyu mwaka gutya. Ushobora kuba witwara ariko ukirirwa buri gihe. Ushobora kuba ukora wicaye ukavuga iti nta mwanya ngira wo kugenda, kandi uzi ko kugenda gukora ya myitozo navuze ari ingenzi mu buzima. Vuga ngo nibura ngiye kuzajya ngira iminota nibura 10 yo kugenda, nkakora akamarshe gatoya kuva ahantu runaka kugera ahantu runaka, kugira ngo urebe ko ubuzima bwawe buba bwiza. Icyo ni icyambere, kuharanira kugira ubuzima bwiza, kandi ukabigira intego, ukabifatamo nk'intego mu buzima. Ubwo bya bindi byose birwatubwira byo kurya indya yuzuye n'ibindi byose, umuntu wese azi uburyo icyo abakeneye. Burya rega kenshi niyo umuntu atabikora, ariko ndahamya ko abenshi babizi, abenshi turabizi. Ukabuzi ngo yewe sinjya nkora iki, kubera ko cyumva nyine ukanyakanya wagira gutyo ukumva birakunda, ukavuga it's fine, nta kibazo, ntago ari big deal. Nyamara iba ari big deal. Muri uyu mwaka rero bifatemo nk'intego, kandi uzabishobora. Hanyuma icya kabiri, nukugira intego ariko isobanutse. Isobanutse, kuko hari abantu bagira plan gusa, akavuga akagendera no mu Kigali, kuko hari abantu bicara gusa kanaka uzi ko bajya bavuga ibi ngibi, umuntu agomba kugira izi ntego. No, niba ugiye gushyiraho plan, vuga uti with a purpose. Uvuga uti ibi nzabikora ugutya,
kuko hari igihe umuntu avuga ibintu ukumva ni mu kigare gusa. Niba ugiye gushyiraho plan, shyiraho izifatika, ibintu ushobora gusobanura nawe. Noneho ni byiza ko ubishyira mu byiciro, apana kuza gusa ngo uyu mwaka 2025 ni urugero, nzaba nkunda gutanga ingero twese tumenyereye twumva cyane abantu benshi bakunda guhuriraho. Nzaba mfite ikibanza cya miliyoni 20 urugero. Wajya kureba ubishize mu kigare gusa uyu mwaka, wenda ntago ushyizeho igihe ntarengwa. Burya biba byiza cyane iki cyitwa ngo ibintu bifatika, pani ibintu byo mu kigare gusa, nuko ushyiraho ikintu uvuga uti iki kirashoboka. Nose uri kuvuga ngo mu mwaka uzagura ikibanza n'urugero rwa miliyoni 20, n'amafaranga winjiza yose niyo utarya niyo utanywa, ukaba mu mwaka utabika amafaranga 20,000. Ubwo ubufasha iyo ntego mu by'ukuri ivuye hehe? Nawe ubwo udashobora kwidefanda ngo uvuge ngo iki kizabangwa, iki ngihagazeho kubera impamvu yini. Kubera ko akenshi nk'abantu badefanda mu bitabo cyangwa ari umushinga, abantu bahatana amasoko, utegura umushinga cyangwa grants zitandukanye, warangiza umuntu akajya hari akakubaza kubera iki wavuze iki, ukavuga kubera iyi mpamvu iyi ni nshingiye kuri iyi nibi, mfite ibi bimenyetso ibi nibi bituma numva mfite confidence, numva mfite icyizere ko ibi bintu bizakora. Uburyo bwiza rero aba bahanga bashiraho bwo kumenya no kugera ku ntego zawe, nuko ushobora gushyiraho uburyo wenyine ushobora kwisuzuma. Ushobora kwisuzuma wenyine, ukavuga uti ibi bintu wenda guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa gatatu ngomba kuba mfite miliyoni 5 mbitse kuri konte yanjye. Ibi bigufasha ko muri amezi 3 wicara ukavuga se ko nari navuze ngo nzaba mfite miliyoni 5 ziri, bigatuma wiminjiramo agafu cyangwa ugahindura strategy y'uburyo bya bindi wabikoraga. Ibi rero bigufasha kugenda ufite intumbero, ukavuga uti ngeza. Nibi nagukundira shyiraho iha umukoro wenyine wo gukora wenda buri cyumweru, ukavuga uti buri cyumweru nzajya nkora iki. Niho bantu niba eka dukomereza kuri urwo rugero nari mvuze urwo kugura ikibanza, niba hembwa buri cyumweru, uvuga ngo buri cyumweru nzajya mbika aya mafaranga n'urugero. Ubwo gutyo bituma wisuzuma. Hashira icyumweru 2 ukavuga uziko maze ibyumweru 2-3 ntakoze ibyo nagombaga gukora. Bituma rero za ntego zawe ugenda uzishyiraho. Shyiraho intego zifite ubusobanuro. Umuntu akubwiye ati hagarara hariya, ibi wabishingiye kuki? Uvuga ko uzaba wageze kuri iki ngiki, uvuga ngo uzakora iki ngiki, washingiye kuki kugira ngo ubashe kuba wabivuga. Naho ubundi hari igihe gusa umuntu none ukabona umuntu yashoje umwaka nk'uyu mwanya turi kuguma abandi bari muri achievement. None se wowe wakwihamana utuhereye kuki? Wamenya ngo narabishoboye, wamenya ko sinabishoboye. Iyo utafite igipimo wabariraho ntiwamenya, kuri muri esheki ntiwamenya ngo urabyina ko watsinze, ko wabigezeho intego wihaye, ntiwamenya ngo uraje wigaye. Ariko iyo washyizeho ibintu bibarika, umenya uburyo ubibara nyine, ukamenya n'uburyo ubigenzura kugira ngo bigufashe gukomeza, kugira ngo ku itariki 31 uvuge uti narabikoze bimeze neza. Hanyuma rero icyanyuma ni ugutangira buhoro ariko bihoraho. Bihoraho kugira ngo ugere ku ntego. Hari intego ushobora kwiha ikakunanira kuko wahisemo kwiha charge nini cyangwa ukiha akazi kanini cyane nawe utashobora. Njya mvuga ugasanga umuntu tuvuge uyu munsi wari usigaye uryama saa 5 z'ijoro, saa 5 ni kare, uryama saa 7 z'ijoro, saa 8. Nuhita uvuga ngo noneho guhera saa 2 saa 1 n'igice nzajya mba ngeze mu buriri, bishobora kuba harimo écart nini bikakugora, ukaba utabishobora. Ugasanga umuntu anywa inzoga, wenda ari kuvuga ngo ndi kumva uyu mwaka ndashaka guhagarikira inzoga n'urugero. Warangiza ingero ndi kuvuga ingero nuko abantu benshi ni muri societe mita
ibiza mu mutwe wanjye nibiba biri hafi aho nga muri sosiyete mpora numva kenshi hari abantu benshi cyane bafite intego zo kureka inzoga cyangwa kugabanya none ugasanga umuntu yanywaga amabyeri menshi uducupa twinshi cyane nuhita uvuga ngo kungiye kubireka bishobora gukomera. Icyiza rero tangira gahoro gahoro uvuge ngo iki kirashoboka, iki nakigeraho. Njya numva abantu bavuga n'urugero nk'abanywa nk'ibitabi akavuga ngo ndenda kurireka. Niba wanywaga ipaki y'itabi mu masaha ngahe cyangwa mu minsi 2 ntago wahita uvuga ngo ngiye guhita nyihagarika cyangwa ngiye kujya mu itabi rimwe mu kwezi, ntago wahita ubishobora. Rero fata ibishoboka uvuge ngo ngiye gutangira gahoro gahoro, ariko ikintu nashobora gihoraho. Ikintu nashobora gihoraho nibyo bya bindi nigeze mvuga. Niba ufite intego yo kuvuga ngo ugiye kubaka, ugiye kugura ikibanza cya kindi, vuga ngo buri cyumweru sinabishobora, ariko buri kwezi nibura nzaba mfite aya ngaya. Ubwo ngubwo rero ugende utangira dutoya ariko duhoraho, utwo tuntu tuzagufasha. Hanyuma rero reka nizere ko ibi mbabwiye biri bubafashe gushyiraho intego. Hanyuma rero reka nsoze mbifuriza umwaka mwiza, umwaka w'amata n'ubuki uzababere mwiza. Intego zose mwihaye muzazigereho kandi Imana ibarinde ibibi ikurikije imigambi yanyu. Hanyuma rero wandike muri comment utugire inama, utubwire iti ngewe nibi ngiye gukora ndabireka gutya, ndetse n'ababashije kuba successful mu mwaka dushoje wa 2024 utwandikiye hasi muri comment, ndetse ugasharinga n'iki kiganiro ukacyohereza mugenzi wawe waba umuteye inkunga, nawe ni mu buryo bwo kumwifuriza umwaka mushya muhire. Hanyuma abakunzi bacu, aba subscribers bashyashya twarabashimye. Hanyuma rero amahoro y'Imana abane namwe, turabakunda cyane. Bye.